twongeye kugaruka tubasuhuza mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'inkiko z'u Rwanda, ndavuga abari ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye. Mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Uyu munsi turagaruka twibaza ngo ese muri sosiyete nyarwanda umuco urakura, ubuzima bugenda burushaho guhenda, ariko hari ibyo tugenda tubona bisa nko kubangama, cyangwa tugenda twibaza umunsi ku wundi twivuga ngo ese ibi bintu birakwiye? Ese ko kera abantu bubahaga abandi, ubu ngubu bubahana gute? Si ukubaha kuba waca ku muntu ukamusuhuza, ahubwo tugiye kubirebera mu yindi angere cyangwa mu bundi buryo buvuga ngo akenshi uko iterambere rigenda riza niko n'ibintu bimwe na bimwe bigenda biza. Turaza kugenda tubiganiraho n'umutumirwa wacu. Reka tumuhe ikaze, tuvuge ngo karibu wongere utuganirire, ariko mbere yo kutuganirira urongera utwibwire, twongere tukumenye, nubwo abakunzi bacu bazagenda barushaho kugenda bagukurikira umunsi ku wundi. Murakoze cyane, nitwa Winnie Bampire. Winnie Bampire, twongeye kuguha ikaze. Murakoze cyane. Ukomeze kugubwa neza cyane. Turimo turibaza ikintu kivuga ngo ubwubahane n'umuco hano mu Rwanda, wowe ububona gute? Reka tubirebere mu yindi shusho ivuga ngo ese kuri iki gihe kubaha umuntu umwubahiye gahunda. Hari igihe uhana n'umuntu gahunda ukamara iminota 30, ukamara isaha utegereje umuntu. Uwo muntu yanagukominitse ngo akubwire ngo byibuza ndatindaho. Uwo muntu ntiyanateganyije ko mu nzira ashobora guhura na ambutiyaje, ahubwo yibereye mu bye, nawe uri mu bindi. Umuntu agize igitekerezo cyo kuvuga ngo arashaka kugusura, ntabikubwiye kubona umuntu ubona kwituyeho, ntazi nimba uhari cyangwa udanahari. Birashoboka ko ushobora no kuba wagiye n'umuryango wawe mudahari akaza. Ese wowe urabyumva ute? Yewe rero uko mubyumva, numva ko kuri iki gihe hariho twagize amahirwe tubona amatelefone. Umuntu akwiye kumbwira mbere y'uko aza, cyangwa twahana gahunda akamfasha akayubahiriza. Uwo kunyicira gahunda unyiciye indi mirimo. Ubwo twahanye gahunda yo guhura kwa Rubangura saa 7, uwongezeho saa 10. Kandi muri ayo masaha abiri, saa 8, saa 9, hari akandi kazi nakabaye nkora, kuko uyu munsi igihe kirahenze kuruta, kuko kirahenze cyane. Kuko ya masaha wenda abiri nakabaye mvuye i Rwamagana, kuko kuva hano ugera i Rwamagana ni iminota 50. Nakabaye mvuyeyo, niba ari ibitoki byanjye bizanye, niba ari ibigori bizanye, ariko wowe nicaye kwa Rubangura mubinjira ya masaha abiri. Nigeze umbwira yuko wowe ntazo runaka, ntiwigeze umbwira yuko wahuye na ambutiyaje, cyangwa se wanagize na accident, nabyo ntiwabimbwira. Birashoboka ko byabaho mu gihe umuntu ari mu rugendo, wabimbwiye. Cyangwa wenda wagize accident, wenda hari n'undi wahamagara, wenda ko ariko twavuganye, ariko mu gihe utambwiye birakwiye kunciriye. Birakwiye ko umuntu amenyesha umuntu ugiye guhura ikibazo icyo ari cyo cyose, cyangwa igihe ari umugereho by'ukuri ahamanya n'umutima wawe ko izo saha ari bwo yamugeze. Ese usanga abazungu ushobora kuba muri kumwe akavuga ngo wenda mugane igihe akahita avuga ngo African time. Ese icyo kintu twemere duheranwe n'icyo kintu kivuga ngo abanyafurika, abanyarwanda ntituzi kubaha igihe, ntituzi agaciro k'igihe? Ntabwo bikwiriye. Ntabwo bikwiriye ko twakomeza ku muco wo kwica igihe. Oya, dukwiye kubaha igihe, kubera ko uyu munsi umuzungu niwe wavuze ngo ayizi mani. Mani ngo izi life. Life is food. Icyo gihe rero uratuma mbura food, mbura mane, byose murabimbuza mubikora ko wishe yakaye. Ibyiza rero biba byiza yuko muri igihe runaka uri bumve yuko urimo wangiza
ariko se kera ukanyuba yego kunyicaza ahantu ukundesha agaciro ko ntabwo rwego mpagaze ku rubaraza rw'umuntu runaka cyangwa wenda wagiye ahantu urimo urafata n'ikintu kandi utari wagiteganyije kugifata rero yuko umuntu akora ibintu ahagaze kuba muri igihe cye. Kera wasangaga umuntu ava ibunaka akajya ibunaka, nta telefone zabagaho, ariko bakabaho mu buryo bw'ubunyangamugayo, reka mbivuge gutyo. Ubu ngubu ubona habura iki? Ese ni kwa kundi kutubaha igihe cyangwa n'ubwo bunyangamugayo mu bantu bugenda bucika? Ubunyangamugayo bwarashize, ntabwo hashye. Kuba bwarabuze rero bituma n'abantu batakizera, nta cyizere tukigirirana, ntabwo baza nk'uko kera twagendaga tutavuze tutabwiye aho tugiye kureba. Kera nta tumanaho ryabagaho, nta kumenyesha umuntu ko uzazi we yarabyumvaga kubera ko nta kundi tubigenza, ariko uyu munsi ariko tubigenza. Nakwandikira, naguhamagara, yewe biroroshye ntabwo ari nka kera. Kera ni kera, ariko uyu munsi n'igihe icyo gihe n'ibyo gukora byari bikeya, ntabwo ari nk'uyu munsi. Uyu munsi ni ukuvuga ngo ushobora gukora imirimo irenze umwe. Ushobora kuba ndi umumotari nijoro nkarara izamu, ariko ntabwo waba wanyirije ku cyapa nkurindiriye cya bisi ngo mbashe kurara izamu kubera yuko aya masaha abiri nakabaye nyasinziramo. Kuri ibitotsi byanjye ngomba kubyubaha, kuko ibyo bitotsi ntabwo ndi bubikorane. Rero abantu bakwiye twibaze ikintu kivuga ngo umuntu avuye ibunaka aje ibunaka, ntiyabwiye umuntu aje kumusura atamuteguje. Ese wowe ubibona gute? Ese ni ngombwa kugira ngo nimba nyogosenge aje kugusura abanza guhamagara kumenyeshe? Ese nimba umwana agiye gusura nyirakuru abanza muhamagara mumenyeshe? Uyu munsi rero na kera ntabwo ari cyo kintu. Kera abantu barezaga, uyu munsi turahaha. Abenshi barahaha, ubanye bo mu cyaro bahaha wenda amavuta n'umuceri, ariko twebwe uyu munsi muri Kigali, ndavuga muri Kigali kuko niho mba, uyu munsi turahaha. Ndahaha kawunga mpahe kandi bafite igihe bizamara. Mu gihe rero uje wowe utambwiye uranyicira imibare. Yewe muri Kigali tuba mu nzu zidafite ubushobozi burenze, abantu benshi tuba mu bushobozi buringaniye. Hari igihe ushobora kuza ugasanga hari undi wahaje mbere, kandi wowe ntiwambwiye, ubwire yuko nta bidakunda, wowe unyituye. Icyo gihe nabwo numbangamiye, ntabwo urapfa kujya kubangamira. Umuntu waturutse mu cyaro ashe kureba i Kigali, reka wenda naguhamagare avuge yuko ashaka kuza kugusura, wenda hari undi. Imyumvire yo mu cyaro aravuga ati njye niyo narara ku mashara ntacyo bintwaye, ariko byibuza ndashaka kuza muri vacances Kigali. N'umwana wenda w'umwe mu muryango wawe arashaka wenda byibuza kureba Kigali nuko hasa, aje muri vacances Kigali. Abenshi twavukiye i Kigali, hari igihe nyine wumvaga igihembo baguhemba ari ukujya i Kigali wenda gusura umwe mu muryango w'iwanyu. Ese uwo mwana uzabwira ati ntabwo bikunze, zavuga ko bageze i Kigali barirase bariyemeye, uracyumva uti ko nacyo gishoboka? Kubera ko natekereza ko abantu bo mu cyaro, uburyo wumva abantu b'i Kigali bumva ko abenshi muri Kigali bakize, ni nk'uko ushobora kumva ko n'abantu baba muri Amerika bakize kandi hari n'abarara ku muhanda. Icyo kintu se cy'ubwirasi, kuko wenda wabujije umuntu, namubwira mu neza, amubwira yuko uyu munsi bidakunda, iki gihembwe bidakunda, ko ndibaza ko vacances atari yo ya nyuma. Namuha impamvu zimwereka ko azaza muri vacances